tekereza amahoro agera ku muzamu, umuzamu agashimira Imana ko agira akazi. Wowe nyiri ukumukoresha utaragira ishimwe na rimwe. Ayo mahoro utihesha ugendera muri private jet, utihesha uri muri business class, uwo mukene yihesha ate? Ako ntutangazwa n'amahoro agera ku mukozi wawe wo mu rugo, akarota iby'ijuru wowe utaraye usinziriye kandi uri boss. Kubura inzu bitume Kristo ava muri wowe, kubura umushomeri bitume Kristo atagira imbaraga muri wowe, umugabo atinze kuboneka bitume Yesu abura imbaraga muri wowe. Ibyo nta na hamwe, ntabwo icyo uri cyo ari cyo tukwita, nta nubwo icyo uri cyo ari cyo tubwira, ahubwo icyo uri cyo nicyo wiyiziho, icyo uzi kuri cyo nicyo uri cyo. Bene uyu muntu akizwa yambaye inkweto n'ibirenge, iyo inkweto zishaje abakijijwe, akizwa atuye muri etaje, yasenyuka no muri chamburete akaba akijijwe, akizwa afite akazi kanabura akaba akijijwe. Ntabwo bumva ibintu uko biri, babyumva uko bari, bo babyumva uko bari. Noneho rero banza umenye ngo ndinde, nimba se umuhanuzi yarakuyobeje ibyanditswe ko bitarahinduka, kutayobowe nabyo, ni igisobanuro cy'uko imitekerereze yawe yumviyemo ibyo ushaka kumva, ntiyumviyemo ibyo Kristo ashaka kukumvisha. Usanga batunze Imana nk'Imana ibaba mu ideni, bagasenga bari kwishyuza bimwe Imana yavuze. Iyo itabisubije, niba ari ikintu kiryoha no kugira amafaranga n'agakiza biraryoha, ariko niba ari ikintu kibi kibaho no kugira amafaranga udakijijwe, akugurira ibyaha, akugurira inkota izakwica, akumanikira urumambo, akakugurira ipingu, aya mafaranga akugurira nyine gihenomu yawe, urayisiza ukayibetona. Bafashe amasezerano y'ibyo Kristo asezeranya umubiri, bafata amasezerano y'ubugingo bwa Kristo. Bene uyu muntu agira umubabaro mu gihe asenga, nta muntu uberwa atambaye. Niba ushaka kumenya inyungu yo muri Kristo, ba muri Kristo. Utangira kubabara utaragera mu mubabaro, ugatangira guhangayika utaragera mu muhangayiko. Kubera iki? Baborotse ibyanditswe. Abantu barabatijwe ariko ntibaramenya ubutumwa bwiza. Abantu babaye abadiyakoni, bagiye mu nshingano muri administration z'amadini n'amatorero, ariko ntibaramenya ubutumwa bwiza. Ikintu cya mbere ubutumwa bwiza bukora, ijwi ry'umukanguzi. Yes, ibihe byiza nshuti z'umusaraba, Imana aganze mu buzima bwanyu kandi kwindwa n'Imana aribyo bigwira muri mwe. Twishimiye ko muri ku mukanguzi, ijwi ry'umukanguzi TV, aho mukurikira ibiganiro bitandukanye n'umuvandimwe ANICET NIYOMUGABO, agaruka cyane ku ngingo zitandukanye zivuga butumwa. Nimwe muco dufitana mu gihugu cy'u Rwanda, yatangiye mu murongo umwe iragukomeza kugeza uyu munsi. Nivuga butumwa agunda kuboneka kenshi ari wenyine mo kwigisha cyangwa n'abantu benshi baganira, ajyana gahunda yo gufasha icyo bita kuremera gushakira gufasha abandi. Iyo umwuka yamuje akagira ikintu umwuka we gukora aragikora, ubwo n'abafamiliye cyangwa bari kumwe n'umukanguzi, kuko tuzi neza ko abadukurikira mwese muri famiye, muri inshuti z'akadasohoka, muri umuryango mugari w'umukanguzi w'umukanguzi. Rero ko igihe tubabwira ati dufite umuntu ufite ikibazo, mukaba mwadufasha, banabashimiye, tubahaye ikaze. Nitwa Ndamukunda Patrick, ikikurimo cyuta cyane kikuriho iminsi myinshi, narimba kumbuye hano ko ijwi ry'umukanguzi cyane. ANICET nari ngukumbuye, uraho neza? Muraho. Amakuru? Ni amahoro. Kara twari twaraburanye mubyeyi. Yego, iminsi niko bigenza. Numvishe mu Kinyarwanda bavuga ngo amatayi yagira nabi. Umeze uti? Mbo ubugingo n'umubiri n'ibizima. Yego. Ntabwo hangayikishijwe na Israel na Palestina? Oya. Ngo ubu ufite ubwoba ngo wensha ufite? Biriya mu bintu bintera guhangayika ntibibamo. Abantu benshi rero bafite ubwoba bwa biriya bintu, ati meruka irageze. Wenda turaza kubigarukaho nibiba ngombwa, twagiye nabivugaho ati meruka irageze, ati ibintu birakomeye. Ntekereza ko ubwoba umuntu yaba afite ntabwo ari ubwo gupfa cyangwa se ubw'imperuka, yaba afite ubwoba bw'ahwajya. Ego, ubundi iyo uzi ko ahujya ari amahoro, nta kigutera ubwoba bwo kujyayo. Yego, turaganira ku ngingo zitandukanye uyu munsi. Tuzagana tugana n'umukozi w'Imana ANICET NIYOMUGABO, ni umuyobozi, ni umuvugabutumwa, ni umukozi w'Imana mu muzi kenshi kuri no rubuga rw'ivugabutumwa rwitwijwe umukanguzi, ko kandi mu matora atandukanye akunda kuba hari. Ni umugabo uri hambu ukunda kuba aganiriza abantu, kandi mu byo aganiriza akavugamo Kristo. Nishimiye kubana nawe dukurikiye, ukore subscribe n'utarayikora, cyangwa ukore sabone aho hasanditse umutuku, ashaka kwanditse sabone mu gifaransa, cyangwa subscribe uhakore, ukore na notification hagati y'ako kazogeza n'ibigano dushize ako kanya.
rero bamwe muri twebwe zabigufasha kubona ibintu dushizeho bya buri munsi kandi wunguke cyane ariko kandi munasore n'umubwiriza TV none cano nziza nayo muzaye muyisura y'ubutumwa bwiza ndagira ngo dusenge tumara gusenga turaganira ku ngingo zitari kure y'Iyobokamana kandi ntabwo tujya mu bindi nivuga butumwa ariko kandi twibaza ibibazo byinshi abantu bibaza mba ndi hano nk'umuntu uhagariye abantu benshi bashaka kugira icyo bakubaza kugira ngo ugende ubasubiza ariko nyemero banze usenge numara gusenga tuze kuganira. Mana data twese uri mu ijuru Imana y'urukundo iyo tuvuga ngo uri Imana y'urukundo twibuka ko watwiguze ugatanga Kristo kugira ngo natwe tubarirwe mu mubare w'abakiranutsi izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ko waduhamagariye mu rupfu rwa Kristo tukakwitaba binyuze mu muzuko warangiza ukaduha kuba waraganwa na Kristo kubw'isezerano ryera izina ryawe nirihimbazwa. Uyu mwanya uduhaye wo kubwirizamo ubutumwa bwiza ndakwinginze kugira ngo ubwenge bw'umuntu buze kwigishwa Imana ariko kandi ntibusigara ari ubw'umuntu ko Bibiliya yaravuze ngo n'ubw'inyamaswa abantu ahubwo ubu bwenge buhinduka ubw'Imana kugira ngo twumvire mu bitekerezo by'Imana imigambi yayo kugira ngo buri muntu wese uri udukurikiye uri muri uyu mwanya w'ijambo ryawe wumva ahindurwe n'ijambo ryawe. Iyo tuganira humva amatwi y'umubiri ariko n'ubwenge burumva ubugingo nabwo bwumve umuntu wari ufite ubugingo businziriye bukanguke wari upfuye mu buryo bw'umwuka azuke ndetse n'imirimo ikoreka iturutse mu bitangaza by'ijambo ry'Imana ikoreke ku buzima bw'abizera. Iyo tuvuga ku buzima bw'abizera nuko tuzi ko ijambo ry'Imana rikiza. Ijambo ry'Imana ni ubuzima ni imibereho itanga impinduka. Turasenze kugira ngo buri muntu wese ijwi ry'Uwiteka Imana rigira icyo rivuga ku buzima n'imibereho ye kugira ngo ukuboko kw'Imana gutanga impinduka. Dusenze tukwizeye ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Amen. ANICET ndagira ngo duhere ahangaha twibaze uri umwigisha w'ijambo ry'Imana ndetse turi umwe mu bantu dufite hano mu Rwanda ndetse n'isi ifite abantu babashije kunyura mu madini atandukanye kandi bizi iby'Iyobokamana y'Abatwere n'ibindi. Ndagira ngo tuze kuganira nk'umwigisha uyu munsi ku bibazo bitandukanye abantu bibaza hano hanze mu bijyanye na Bibiliya n'Iyobokamana muri rusange. Duhere kuri iki ngiki. Bibiliya abantu barazifite mu rugo, bazifite mu matelefone, barazisoma ariko mu by'ukuri mu ijambo rimwe cyangwa kwa bisobanute no kubihawe Bibiliya yigisha iki? Umuntu yisoma yumvemo iki? Ubusanzwe iyo tuvuga Bibiliya tuba tuvuze ihuriro ry'ibitabo byinshi by'Iyobokamana reka tubyite gutyo ariko mu buryo bwa Kristo ko Imana ni nyinshi n'ibitabo by'Iyobokamana ni byinshi ariko iyo tuvuze Bibiliya tuba tuvuze mu buryo bwa Kristo reka tubifate gutyo muri iyo context. Hanyuma kuva mu itangiriro Bibiliya itubwira iby'ubucunguzi bwa Kristo gucungurwa kuva mu gitabo cy'itangiriro kugera mu byahishuriwe Yohana. Rero icyo dukwiriye gukura muri Bibiliya nuko dukwiriye gufata izi nyuguti zikaba ubuzima. Hanyuma iyo tuvuze ngo ziba ubuzima ziba imibereho y'abizera ariko kandi muri Bibiliya haba amagambo yose dusoma yavuzwe n'intumwa yavuzwe n'abahanuzi ayavuzwe na rubanda yavuzwe n'abafarisayo n'abatambyi ayo magambo yose dukwiriye kuyafata nk'amagambo yabaye igishushanyo kugira ngo twumve Kristo mu byanditswe byera. Noneho kugera mu byahishuwe Bibiliya d'abord itangira igaragaza imbabazi z'Imana kagaragaza gucungura kwa Kristo igasoza igaragaza kugaruka kwa Kristo. Umuntu wese usoma Bibiliya rero agomba kumenya imbabazi z'Imana zibonerwa muri Kristo Yesu hanyuma akamenya n'umunsi wo gusohora kw'izo mbabazi ubw'itorero rizavanwa mu bantu b'umubiri rikajyanwa mu cyicaro cyaryo ariho mu bwami bw'Imana. Rero nsamarayizinze umuntu usoma Bibiliya agomba kumenya Kristo mu byanditswe byera akamutandukanya n'inyuguti akamufata nk'ubuzima. Imana ishimwe. Kristo yaravuze ngo inyuguti zirica ariko utanga ubuzima ari kumwe nawe. Byumvikana Bibiliya ivuga Kristo nk'uko bigarutseho. Hari abantu akunda kubwiriza abakozi Imana batandukanye ugasanga afashe icyanditswe ndasomye kivuga kuri Mose akigisha avuga Mose akamuvuga rwose akagaruka inkuru za Mose akarangiza atavuzemo Kristo yarangiza avuga ati nimuhaguruke mwakire Kristo
umuntu ashobora kwibaza ati se ko yigishije Mose ni gutambwira ngo nakire Kristo ngo nakire Mose. Niyo mpamvu wumva tuvuga ngo ababwiriza butumwa bwiza bwa Kristo. Yego. Kuko hari ababwiriza bakavuga amateka y'umuntu, hakaba noneho muri ya mateka ya Mose. Yego. Bagashushanyamo icyo Mose yarasobanuye. Ko na Mose yarahanuye aravuga ngo muri mwebwe Uwiteka azabahagurukiriza umuhanuzi. Yavugaga Kristo. Yego. Noneho yongera no kubivuga aravuga ngo Imana izabacunguza ukuboko kwayo kw'iburyo, ariko gukiranuka kw'Imana. Noneho tugarutse no mu gitabo cy'Abaheburayo bivuga kuri Kristo bikavuga ngo kuko wakunze gukiranuka kanga ubugome. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yayigusiga amavuta yo kwishimika kurutisha abandi. Sibyo? Noneho twagaruka mu Bakolosayi ikavuga ngo intebe z'Umwana ubutware ngo yashimye ko kuzura k'Umana kose kuba muri Kristo Yesu. Igice cya 14 kumanuka. Yego. Ni ukuvuga ngo abahanuzi bose bari bahari, abanyamategeko bose bari bahari, n'abatambyi bose bari bahari, bari mu mwanya wo gutegurira Kristo. Rero nituvuga Mose twibuke ngo yarahagarariye ndi. Sibyo? Kuko ntushobora kugirana umubano na ambasaderi w'igihugu runaka wanga igihugu cye cyangwa utavuga igihugu cye. Niba uzi ambasaderi egari ko ugomba no kumenya igihugu cye, no kumenya ambasaderi umenye n'intego yamuzanye aho mwahuriye. Mose rero yari ambasaderi wa Kristo, kuko twaranamubonye agaruka mu isezerano rishya, twaramubonye agaruka ku musozi wa Yerayoni, Mose na Eliya. Sibyo? Kandi Mose na Eliya bagaruka, Bibiliya yaravuze ngo bari bagiye kumubwira, niko Luka we yanditse, ngo iby'imibabaro n'urupfu agiye gupfa i Yerusalemu. Niki gitumye Mose avuga iby'imibabaro ya Kristo n'urupfu azapfira i Yerusalemu kandi ari Mose? Nuko yari umwanditsi w'amategeko y'Imana kandi yari azi ko amategeko yica. Niki cyatumye Eliya agaruka akavuga iby'urupfu rwa Kristo azapfira i Yerusalemu? Nuko yari umuhanuzi kandi yari azi ko byahanuwe ko Kristo azapfira i Yerusalemu. Rero bagombaga gukora ihererekanya bubasha. Ibyari muri Mose na Eliya bigasigara mu kuboko kwa Kristo kugira ngo Yesu abambe amategeko. Imana ishimwe. Kugira ngo abambe imigenzo n'amahame, kugira ngo bimwe byitwa ibyiringirwa byari mu gitabo cy'ubuhanuzi. Imana ishimwe. Eliya namara kubitanga, Kristo afate bya byiringiro ahindure, Imana ishimwe, ahindure ubuzima bw'abamwizera kugira ibyiringiro bituruka kuri bidaturutse muri bwa buhanuzi. Kuko uyu munsi ntitugitegereje ubuhanuzi nk'ibizasohora, ahubwo dutegereje Kristo nk'uzakoresha ukuboko kwe agasohoza ineza y'Imana. Hari ikintu nshaka kuza kudusobanurira. Abantu benshi hari ikintu batajya bakunda kumenya, ikintu cyitwa mbere y'umusaraba na nyuma y'umusaraba. Ubwo ndavuga mbere yuko Kristo aza, aho ni mbere y'umusaraba. Amaze kuzana inyuma y'umusaraba, what is difference hagati aho ngaho? Mbere y'umusaraba bivuga iki na nyuma y'umusaraba bivuga iki? Byuzuzanya gute? Reka dutangure urugero rushobora kuza kumvikana. Hano muri Bibiliya uru ruhande n'urw'isezerano rishya. Yego. Aha murahabona urupapuro rw'umweru rwanditsweho isezerano rishya. Hari Bibiliya zitarugira, hari n'izizasohoka zitarufite, ariko reka duprofitire kuri iyi rufite. Hakaba na hano duhita dusubira mu bitabo by'isezerano rya kera. Daboro isezerano rishya rya Kristo ni irya nyuma y'umusaraba, ritangirira mu muzuko wa Kristo. Hanyuma ntabwo ritangira mu kuvuka kwa Kristo, iki kintu kirakoma bitangira mu kuzuka. Ntabwo isezerano rishya ntabwo ritangirira mu kuvuka kwa Kristo. Yesu yavutse mu isezerano rya kera, arererwa mu isezerano rya kera, agendera ku migenzo n'amahame n'amategeko by'abafarisayo. Imyaka 8 yakebwe ku munsi wa 8. Imyaka 12 agiye Yerusalemu mu rusengero, byari bisobanuye ngo ni ugucuka k'umuhungu w'umuyuda. Kuko umwana w'umuyuda wese imyaka 12 yabaga afatwa nk'umugabo mu bandi bagabo, kuko murabizi ko abana n'abagore batabarwaga. Abana rero bataragera mu myaka 12 b'abahungu ntibabarwaga. Kuri 12 yabaga atangiye kubarwa. Kuri 12 yabaga atangiye kubarwa. Rero iyo 12 yarari mu isezerano rya kera, abwiriza mu isezerano rya kera. Hanyuma kubwiriza mu isezerano rya kera yarabaye bridge, yarabaye ikiraro, iteme, Imana ishimwe, ryo kwambutsa abantu abakura mu isezerano rya kera. Nituvuga isezerano rya kera rifite inkingi zihe? Rifite inkingi y'amategeko
imigenzo n'amahame n'ubuhanuzi. yego Ibi bintu abantu babizirikana. amategeko imigenzo amategeko imigenzo n'amahame. Amahame ni ikintu kidahinduka. Noneho imigenzo ni ikitaba buri munsi, kigira umunsi ugaruka ku gihe runaka bashyizeho, kikitwa imigenzo kuko gifite igihe gikorwamo. Noneho hakaza n'amategeko, wica ukicwa, ukora iryinyo rihorerwa irindi, ijisho rihorerwa irindi. Noneho hakaza n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwavugaga ibyo mu gihe kizaza muri ibi bihe tuvuzemo. Noneho nicyo Bibiliya yita ibyiringiro. Pawulo yabwiye Abayefeso ngo ntimwari mufite ibyiringiro, ni ibyavuzwe bizasohora. Ntimwagiraga Imana rurema, mwari mu isi mutagira Imana rurema. Noneho ngo nta n'amasezerano y'ibizaba. Ngo ariko mwigijwe hafi n'amaraso. Birumvikana ko amaraso atarameneka nta kwegera hafi. Kandi icyitwa isezerano rishya ni amaraso ya Kristo. Nta maraso amenetse nta sezerano, ntibishoboka. Nta maraso nta sezerano, kuko twebwe abakristo abizera dufitanye isano na Kristo ituruka muri DNA. Iyi DNA utu turemangingo twa Kristo, tw'isano ya Kristo, tuboneka muri twebwe iyo atanze ayo maraso kugira ngo atwoze, atubarirweho. Kandi aka karemangingo kaboneka muri twe iyo yemeye gupfira twebwe, natwe tukemera ibyo Kristo, tukakira urupfu rwa Kristo. Kwakira urupfu rwa Kristo rero tuba dutangiranye n'isezerano rishya, kuko mu bisanzwe impamvu isezerano rishya ritangirira ku muzuko nuko twari dupfuye. Imirimo yose yakorewe mu isezerano rya kera, twebwe ubwacu iyo hataba urupfu n'umuzuko wa Kristo ntacyo byari bitumariye. Iyo uvuze twebwe ubwacu buvuze abanyamahanga kuri kavukire no kwizera. Ni ibintu bibiri Bibiliya ivuga, kuri kavukire igihugu cya Isiraheli no kwizera. Hari umuntu watubajije ku ijwi ry'umukanguzi ngo kuki tuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo turi Abisiraheli, ntabwo ibi tubaze nk'abene igihugu cya Kanani. Oya, bigendeye ku maraso. Oya, tuba Abisiraheli kubwo kwizera, kuko Isiraheli ntabwo ari izina se na nyina Rebeka na Isaka bise Yakobo. Oya, ni izina Imana, nta nubwo ari iry'ubuhanuzi, ni Imana yaryise Yakobo. Ni marayika wabwiye Yakobo ngo nkwise Isiraheli, ntukiri Yakobo ukundi. Mu yandi magambo, umuntu ubyawe n'Imana uhindutse, uvuye muri ya kamere nk'iya Yakobo, natwe duhabwa iryo zina ryo guhindurirwa, tukabarirwa mu bwoko bw'Imana, ko Isiraheli biravuga ngo ni ubwoko bw'Imana. Natwe tuba tubaye ubwoko bw'Imana, nyamara tutagiye gutura mu gihugu cya Isiraheli. Yego, ubwo turamusubije. Isezerano rishya ritangira mu kumena amaraso, mu kuzuka kwa Kristo. Nari mubaze ngo bivuga iki mbere y'umusaraba na nyuma y'umusaraba? Wumva mbere y'umusaraba Yesu ataravuka ngo apfe, hari icyo byabaga, ibyo wari musobanura by'imihango n'amategeko n'iki. Ariko amaze kupfa akanazuka bivuze iki ku bantu bakishijwe? Uyu mwanya ashobora kuvuga ngo niho itorero ritangirira, niho ubuzima bw'abizera buhera. Ubwo byariho mbere byari biki? Ntabwo buriya ari ubuzima bw'abizera, bwari ubuzima bw'ibitambo bicungura abizera ibitambo. Nabizeraga ibitambo, kuko ntabwo ubundi ibitambo ntibyezaga bemera Imana gusa, n'abatambirwaga batayemera batambiwe. Ibyo byaha by'ubuhakanamana byabaga bibavuyeho. Noneho ahubwo bakazarindira ikindi gitambo, kuko igitambo batambirwaga ntabwo cyabezaga iteka ryose. Niko wandikiye Abaheburayo yavuze ngo uwo mutambyi yatambaga ibitambo bidakuraho ibyaha iteka. Nawe yabanzaga kwitambira ibyaho. Nawe yabanzaga kwitambira. Noneho mumbabarira aka kantu nkababwira. Umutambyi, ubundi abatambyi batambaga bari batatu. Uwa mbere yakubitaga hasi igitambo, kugifata akakiboha akagikubita hasi. Yari umutambyi w'umunyembaraga w'umusore. Iyo yabaga yakubitaga igitambo hasi, yahitaga agibwaho n'urubanza rw'igitambo akubise hasi. Kuba gusa agifataga immediately yahitaga icyo cyaha cyamubarwagaho. Akaba akeneye undi mutambyi wa kabiri uri buze kugicinja akamena amaraso yacyo. Ya maraso agakura urubanza kuri umwe ugikubise hasi, agasiga urubanza kuri umwe uyamena. Nuherekane. Noneho umwe umenya amaraso yabaga akeneye umutambyi w'intungane utigeze wica,
utakubise igitambo hasi, utagira icyaha, ubufindo bwafashe, winjira ahera akajya konsa imibavu, ahera akajya konsa imibavu. Igitangaje nawe yagendaga aboshye, umugozi ugera hanze kugira ngo napfa hatagira umuntu wundi winjirayo bagakurura cya kiziriko. Rero Kristo Yesu aje yabaye igitambo, ntiyagirwaho urubanza rw'igitambo yishe, niwe nyirizina witanze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ntiyagira urubanza rw'amaraso amennye kuko naye atanze kugira ngo amenekere abamwize. Ntabwo yamenye amaraso y'igitambo. Ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu yarukiranuka muri byose. Imana ishimwe. Watanga ubugingo bwe. Imana ishimwe. Ntiyigeze agira andi maraso amena. Ntiyashatse gucungurwa n'intama, ntiyashatse ibimasa, ntiyashatse amaturo, ntiyashatse ibindi bitambo. Yaritambye. Bibiliya iravuga ngo haleluya, iravuga ngo yamanitse umubiri we ku musaraba ngo awucisha za nzandiko n'imigenzo n'ubwanzi byaturegaga. Rero amategeko asobanura urupfu, ari ryo sezerano rya kera, isezerano rishya rigasobanura ubugingo. Umuntu udukurikiye ari kuhinyura amaraso ya Kristo, uhinyura igitambo cya Kristo, utagiha agaciro, ashobora kuvuga ko abyumva cyangwa abyemera, ariko ubuzima bayemo n'ibyo yiza nuko abo bihinyuza ibyo yizera rimwe na rimwe. Abakoze kimwe isi y'umwuka bivuze iki? Abameze nabyita ngo iki, navuga se ni umuntu wikorera serikeyi akayijyamo akayipfundikira akishyingura akirenzaho itaka akagira gute, ni uwijyana muri gihenomu. Uko gushyingurwa biroroshye, deja ni ukwirimbura. Kutemera amaraso ya Kristo ni uguhakana ubuzima bwa nyuma y'umubiri. Ntabwo uba wemera umuzuko, kuko nta muntu wemera umuzuko utarizera uwazutse. Niba hariho uwazutse niwe utumenyesha umuzuko. Uwazutse ni Kristo. Kandi twebwe abizera twazukanywe na Kristo. Utarazukana na Kristo aracyapfuye mu bukristo. Niba agipfuye mu bukristo, akeneye umwe wapfuye n'ubundi ari we Kristo, kugira ngo amwemere yongera nyure muri wa muzuko wa Kristo kubwo kwemera gusa. Ibi bintu ntago bigoye, bisaba koroshya mu mutwe gusa, bisaba kwemera imirimo ya Kristo. Kandi mureke ibi mbibabwire, hari abantu bahita batubwira ngo yo ni amateka. Nibyo, igice kinini cy'umuntu kiba amateka. Ntabwo Kristo ushobora kumwumva bitari amateka, ataraguhindura. Umwumva nk'ubuzima iyo afite icyicaro muri wowe. Iyo muri wowe imibereho yawe iviva imibereho ya Kristo, ava mu mateka akaba ubuzima. Rero ikindi, ari umuntu uvuga ngo nuko babibabwiye. Reka nibutse abantu badukurikiye ko nta muntu uvuka ngo bamubwire izina rye. Akura bari muhamagara akaryitaba kandi akaryemera. Nta muntu abaza ngo yego. Niba utagira umuntu complainingaho ku izina ryawe, kuki rya Kristo ari ryo uburanaho? Niba udakomplayininga ngo uravutse barakubwiye ngo papa wawe n'uyu na mama n'uyu, kuko warerewe. Kuki utajya gupima DNA ngo ubyemeze, kumbura nyuzwe, kuki utajya guhinyuza ngo ushake DNA umenye ngo niwe cyangwa siwe? Kubera icyo uhita ubyemera nuko mwakuranye, nuko warerewe mu biganza bye, sibyo? N'ubuzima bwa Kristo niba udahinyura ubwa papa we kuko musanganywe, n'ubuzima bwa Kristo bwisangemo ntubuhinyure. Emereye imibereho ya Kristo, kuko nta gihombo biguteza mu buzima busanzwe. Nta nubwo bigukuraho uriwe, ntacyo byica, ntacyo bikwangizaho, kandi biragukorera. Niba ubyumva bigahindura ubuzima bwawe muri wowe ukabyumva, kuki ubihinyura? Nyine tekereza ibintu bidafite icyo bikwangiza, ahubwo bikakubaka, bikanakungura. Ugiye kuvuga ngo bitwungura iki? Ntabwo wakunguka utarashora, uzamenya inyungu yabyo. Igihe wariye wamuriye nibwo wumva guhaga. Nta muntu uberwa atambaye. Niba ushaka kumenya inyungu yo muri Kristo, ba muri Kristo. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza. Urumva, kwakira Kristo biduha imibereho.
bikaduha amahoro y'igihe cy'intambara. Iki ni ikintu kirekire cyane kugira amahoro mu ntambara. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni amahoro aturinda intambara, ahubwo aturinda no guhagarika umutima mu gihe cy'intambara. Aya ni amahoro abizera bagira umuntu atagura ku isoko, ntaba muri shop. Kigarutse nashaka kuza kukikubaza hari kwita ukinjiramo. Iyo umuntu amenye no butumwa kutubwira bwiza bwo kuvuga ko kumenya Kristo bigarutse kumenya ku rupfu no kuzuka nicyo bivuze kuba yarahuye na Kristo, nicyo bimugize cyo muri we, bimuhuza n'Imana akaba umwana uri mu bana, akamenya ibyo ngibyo. Yagombye ko ari umuntu ufite amahoro. Kuki uyu munsi abakristo nabitwa ko bizabaye mu madini amatora atandukanye babuza amahoro kandi bavuga ko ari byo bakiriye? Haba harabaye iki? Ndagira ngo mbabwire iki kintu gatoya. Yesu Imana yaduhaye amasezerano mu buryo butatu. Isezerano rya mbere ni iryo gucungura, irya kabiri ni iry'umwuka wera, irya gatatu ni ukugaruka gutwara itorero. Hagati y'aya masezerano umuntu ucungurwa agenda ahabwa andi masezerano y'ubuzima ariko burangirira inaha. Ubuzima burangirira inaha ni imibereho. Uzacuruza, uzabona umugabo, uziga, uzabona inzu, uzagira imodokari. Ni amasezerano arangirira inaha, sibyo? Ni ibintu birangirira ku muntu w'umubiri. Noneho aya masezerano atatu Imana yaduhaye ahagarariye ahandi, ayandi ni amasezerano akomeza kugera mu bugingo bushya, mu mibereho izabonerwa no muri Kristo Yesu nyuma y'uyu mubiri. Noneho iyo ari imibereho mishya izabonerwa muri Kristo Yesu nyuma y'uyu mubiri, hari abantu bibeshya bakakira amasezerano y'umubiri azarangirira inaha, bakabyita kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo babyise kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, usanga batunze Imana nk'Imana ibaba mu ideni, bagasenga bari kwishyuza bimwe Imana yavuze. Iyo itabisubije baragwa bakagenda. Noneho bagwa tukavuga ngo abakristo baraguye, kandi ntibigeze bakira Kristo. Bafashe amasezerano y'ibyo Kristo asezeranya umubiri, ntibafata amasezerano y'ubugingo bwa Kristo, y'ubuzima bwizera Yesu. Bene uyu muntu agira umubabaro mu gihe asenga. Birashoboka kuko ntafite ubuzima bumuha ihumure, ahubwo afite umubiri wamutumye kwishyuza bimwe Imana yavuze. Kuko umubiri uri mu isi y'ibibazo, urareba ukavuga ngo ibi nutabigira uzabaho nabi. Iyo mibereho mibi igahita icumbika muri wowe na mbere y'uko uyigeraho, ukabaho mu buzima bw'ingaruka uri kwinjiramo. Noneho utangira kubabara utaragera mu mubabaro, ugatangira guhangayika utaragera mu muhangayiko. Kubera iki? Bifite aho bitura muri wowe. Ariko iyo twakiriye Kristo w'isezerano ry'ubuzima, aba imibereho muri twebwe n'igihe bimwe twita ubuzima bidahari, akabaho imibereho ku munsi wo gupfa. Maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagere byeshe mu bitavugwa, nzabona iherwa ngiye mu ijoro. Nintumirwa ngiye no gupfa. Yishimira urupfu. Yes, kubera iki? Ari kubona urupfu ruri kumwambura igikote cy'umubiri. Aleluya. Lobiri yanga enimondi ya horia. Urupfu ruri kukwambura topesa noa edra, rukwambura igice cy'umubiri ukabona ubugingo uri kujyamo. Bibiliya iravuga ngo bapfuye bakizeye, batarahabwa ibyasezeranijwe, barabikiri kure cyane, bakabyishimira ngo turabashyitsi. Bakabona ari abashyitsi n'abimukira. Nyamara ntibigeze bifuza kuguma inaha ngo kuko babonaga gakondo irusha ubwiza igihugu bari batuyemo. Afite ubuzima bufite imibereho ifite ahandi hantu ituye, igira irindi cumbi. Amen. Noneho iyo mibereho iradukomeza. Ndimo ndibaza kuki twebwe ubuzima bubayemo abantu ukoresheje ijisho ngenda umunyamakuru ndi n'umukozi w'Imana, isenga kinyamasho y'ubukozi bw'Imana kwa nk'umuntu ujya imbere y'abantu. Iyo urebye ubona abantu ubwo buzima bwabayemo baviva ibyo bintu barabiviva cyangwa no badafite amakuru yabyo. Uzi ikintu gitangaje, abantu benshi basomye Bibiliya barayimenya, ariko ntibaramenya ubutumwa bwiza. Baborotse ibyanditswe. Abantu barabatijwe ariko ntibaramenya ubutumwa bwiza. Abantu babaye abadiyakoni, bagiye mu nshingano muri administration z'amadini n'amatorero, ariko ntibaramenya ubutumwa bwiza. Ikintu cya mbere ubutumwa bwiza bukora nuko buha amahoro umuntu bwakiriye. Buraguhindura ukaba mu isi nk'isi bambwe, isi kabambwa kuri wowe nawe ukabambwa kuri cyo. Paul yavuze ngo ndabambye. None se dusanishe n'ubu buzima. Bibiliya iravuga ngo Kristo niwe mahoro yacu. Imana ishimwe.
utakaje amahoro gute kandi uvuga kugira Kristo? wewe umbwiye ko wakiriye Kristo kandi Kristo niwe mahoro. Niwe mahoro. Ubuza amahoro gute? Ubuza amahoro gute? Kubura inzu bitume Kristo ava muri wowe. Kubura umushomeri bitume Kristo atagira imbaraga muri wowe. Umugabo atinze kuboneka. Umugabo atinze kuboneka bitume Yesu abura imbaraga muri wowe. Ibyo nta na hamwe bifite icyo bihungabanya ku buzima bwa Kristo muri twe. Nukuri ntacyo bihungabanya. Umutima wawe urahagaze, ubugingo buza kwintervena, buza butanga umusada, buza muri backup. Iyo umubiri ugegwa umuririmbye yaririmbye amagambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nzajya mbafasha mu mibabaro yanyu. Yaravuze ngo muze mwenyine, imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije, kandi muze mwenyine twihererana. Munsanga ahantu hatari abantu. Sibyo? Murya umutsima utera imbaraga, munywe n'amazi y'ubugingo. Sibyo? Kandi umwanditsi yaravuze ngo kure y'induru z'abarasana niyo tuvoma amazi yo kunywa. Undi aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli ntitwemere, ariko uri data wa twese. Wowe uri data wa twese. Niki kidukura mu ibyiringiro dufite Imana? Igisobanuro cyo kugira Imana nuko dukomera ku munsi mubi kandi tukabera abandi imbaraga, dusa n'aboroheje muri bo. Icyo bisobanura icyaremwe gishya ni buzima kibamo. Yes. Ndagira ngo unyemerere tuze gukora kuri iki kintu, tuze no kuzaganya ku musozo, turakora ibindi, tuzakora indi biganiro ndi kwizora ingingo zitandukanye, ariko tukuri iki kintu ugitange nk'umucyo cyangwa uhakoze umwotso. Uko abakristo babaho ubwo buzima bwo kutagira amahoro, ko bavuga ngo nibigenda mpfuye nabi, ubuzima bwaranze ngeze gute, amaganya menshi, agahinda kenshi nawe akubita bijya isero bikaba ibindi byo ngo imeruka irageze, abantu bakabura ibyishimo kandi afite umwami utanga ibyishimo. Ese bya biterwa no kutiga cyangwa bize nabi? Nabavuga butumwa nabigisha bigishije nabi, kuko iyo urebye usanga kenshi rimwe na rimwe hari abantu batandukanye bigishiriza Kristo mu biboneka, bamwerekane mu bitaboneka. Kabiri tubwanga ibitaboneka nubwo bumana bwayo. Bivuge ko abantu bazi Imana yo mu biboneka batazi Imana yo mu bitaboneka. Byapfiriye kugira ngo abakristo bimeruko. Erega iyo umuntu yubatse ku rufatiro rw'ibigaragara, abatangiye igihe ibyawe bibaye bishya, itariki bibereyeho bishya, ni nayo tariki bitangirira gusazirizaho. Nago nyumvishe neza. N'urugero umuntu wakoze iyi Bibiliya, umunsi ayikora ikabaho ibaye nshya, ni nawo umunsi yatangiye gusaza. Umunsi ukoze ronshi icyo kintu, yego warocinze icyo kintu ukagikura mu bitekerezo ukakimurika kikajya hanze, kiba gitangiye gusaza yinjye mu process yo gusaza. Yego. Iteka ryose ni wizera Imana ushingiye ku bigaragara, kwizera kwawe kugenda gushirana na bimwe bigaragara, watangiye gusaza. Exactement. Utangiye gusaza. Ubuzima bwawe bw'ubukristo buhita bugira imbaraga zingana na cya kintu wizeye. Ubuzima bw'ubukristo buhita bugira urufatiro bwawe, bugira urufatiro kuri ya mafaranga. Imibereho yawe nihihitije. Noneho amashuri yaguhindutse, bwa buzima buhita bushirana nabyo. Inzu bushirana nabyo. Murabizi mu isi turavuga ngo ni gatebe gatoki. Iyo kwizera kwa bishingiye ku bigaragara, ubu uri umanyantege nkeya hanyuma y'abandi, kuko nta rwego na rumwe ruba mu isi rutageragezwa, nta rwego na rumwe ruba mu isi rudahangayika. Yego. Umuntu aho yaba ari hose, Mwongereza niwe wabivuze, aravuga ngo nta ntera nta kigutera. Sibyo? Nta ntera nta kibi kikurwanya. Sibyo? Ubwo nta revo nta ivo, nta devo, nta tibibaho. Bera b'Imana, buri revu ugezeho ugira devu. Sibyo? Dayimoni ntishobora kugutera udafite intera. Intera uriho igira icyitera. Mu nyumve rero, waruvuze ngo nabigisha cyangwa nabigisha. Byapfiye he? Nabigishwa bakiriye nabi cyangwa nabigisha bagiye? Izo mpande zombi. Hari abigishijwe batumvise ngo banemere ngo bizere ibyo bigishije, bahindurwe n'ubwo butumwa bwiza. Noneho hari n'abigishije batatanze ubuzima bwa Kristo, kuko nabo muri bo nta buzima bwa Kristo bari bafite. Kuko ntabwo wajya mu iduka, mu mbabarire mbikoreshe mu kinyarwanda kibi tuvuge gusahura, ntabwo wasahura produit itari mu iduka uri gusahuramo.
kandi iyo turi gukora iyo turi kwigisha tuba turi gutanga ubuzima buri muri twebwe. Yego. Nkunda kubivuga dutanga icyo dufite. Exactly ko yes ntabwo tuvuga ubukristo ahubwo tuba abakristo. Tugakora ubukristo. Noneho kuba bikadutera gukora ubukristo. Iyo dukora umwuka wo muri twe. Yego. Imana iwutanga kuri bamwe batwizera. Ifata ku mwuka wacu. Exactly. Imana ifata ku mwuka wacu ku mwuka wa Kristo uri muri twe ikawutransfera kuri bamwe bemeye imbaraga z'agakiza k'Imana kari muri twe. Kuko uhinyura umukiranutsi abura ingororano zo gukiranuka, uhinyura umuhanuzi akabura ingororano zo guhanura. Rero wa wundi ukwemera akwemeranye n'Imana yawe. Imana iyigukiza igukizanya na bamwe bemera Imana yawe. Imana ishima. Ntabwo uransubiza. Ndacyabivugaho. Rero izi mpande zombi zagize intege nkeya. Ababwirijwe bakiriye ubutumwa nabi ni huri. Hari ababwirijwe bakiriye ubutumwa nabi ariko babwirijwe. Kuko hari igihe utabonye umubwiriza butumwa n'umuhanuzi ariko ukabona ibyanditswe byera cyaturutse mu kanwa ka Kristo. Nimba se umuhanuzi yarakuyobeje ibyanditswe ko bitarahinduka kutayobowe nabyo, ni igisobanuro cy'uko imitekerereze yawe yumviyemo ibyo ushaka kumva, ntiyumviyemo ibyo Kristo ashaka kukumvisha. Kumva nabi bishobora kugukura ku rufatiro rwo kwizera. Kabiri, no kubwirizwa nabi. Hari ikindi dushobora gukora nk'abizera. Dushobora kubwiriza Kristo nibyo nkavuga nkuko numva Yesu ariko simfite ubushobozi butuma umuntu anyumva nkuko nashatse kuvuga. Washobora kumva hari ijambo nyangunda kuvuga rivuga ngo naga abantu bumva uko ibintu biri ahubwo bumva ibintu uko bari. Exactly. Urakoze. Ntabwo bumva ibintu uko biri babyumva uko bari. Bo babyumva uko bari. Noneho rero banza umenye ngo ndinde. Reka mbabwire ko nta nubwo icyuri cyari cyo tubona, ntabwo icyuri cyari cyo tukwita, nta nubwo icyuri cyo ari icyo tubwira, ahubwo icyuri cyo nicyo wiyiziho. Icyo uzi kuri cyo nicyo uri cyo. Kuko hari igihe uduhahamura wiyizi kuruta uko tukuzi. Exactly. Hari igihe uduhahamura kandi mu by'ukuri nawe ubizi ko ntacyo uri. My God. Hari n'igihe tukubaha kandi ubizi neza ko usuzuguritse. Rero uko wiyizi naba ariko wizana imbere ya Kristo kuko ni kuri. Sibyo? Reka bimwe watubwiye na bimwe tukwita. Reka iby'intebe wicaraho n'ibya poste yawe bireka ibyo byihorere. Ahubwo wowe uwanyawe wowe wicara kuri iyo ntebe urinde. No numara kwimenya zimbere ya Kristo. Nuzi imbere ya Kristo umubwire ngo ninjye uteye gutya, ninjye ukora bya bindi. Abantu banzuka ariko ubundi uko neno. Abantu banzi gutya ariko nge ubundi nicyo cyatumaga Imana ikunda Dawidi. Yajyaga imbere y'Imana akayibwira ati nubwo ndi umwami ariko burya ndi umwami ku izina, ndi umusambanyi rw'imbi, mbabarira unyeze ndapfa. Ageze imbere y'Imana aribwira ati nukuri kw'Imana tuwite impamvu narayivumbuye nge naremanywe gukiranirwa. Tahubwo mu byaha ni mu mama yambyariye. Aravuga ati ahubwo ndemamo umutima mushya. Fata Ezobu kuba umutima wanjye unyeze ndera, mpinduke nka sherege umutima wawe wera. Ndatekereza nkawe Imana yamureba ikavuga ati warisobanukiwe uriyizi. Na Yeremiya niko havuga 3:10 na kangahe haravuga ngo icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe. Nicyo gusa rega, icyo cyonyine emera ibyo byaha ubwira Imana ngo narakiraniwe ndi rw'imbi, ngewe ubwanjye ndi mubi. Nawe banza urebe, reba igisobanuro cy'uwuriwe gace. Reka nkubwire 0 n'ibice 2 ku ijana by'uwuriwe. Birebere mu magambo uvugira kuri telefone na message utanga, birebere kuri chat yawe, birebere ku bintu ukunda kureba kuri TikTok, kuri YouTube ureba hiki, ama application yo muri telefone yawe naya. Reba ibyo bintu biraho, kamera yawe uvuga iki. Ubundi ni byiza ko areba ibyo afata ibi bintu biri tumugira inama, afata ibyo areba nibyo wumva biterane akore bihwanye, areta amenye wari we. Urakoze cyane. Ibyo ureba nibyo wumva bikwereka uriwe, bita bikwereka uriwe bisobanuka. Noneho uko uteye nuko ushaka kubana n'abantu nabyo ni igisobanuro cy'uko uteye nabi cyangwa neza. Noneho niba ushaka kubana n'abantu hari abo wanga, menya ko muri wowe ntabwo abo wanga ari bo bafite urwango. Kuko ntabwo ubanga urwo bakwanze ahubwo ubanga urukurimo. Nuko uteye nyine.
sibyo niba hari abantu ukunda ntabwo bakunda urwo bagukunze ahubwo bakunda urukurimo nuko uteye twari turi gusamara yizinga uko uyu muntu ateye nyemerera yarakoze ndekeza ko agiye gukora iyo mibare areba uko ateye ikindi kibazo cyema tugiye gusorezaho ko turaganira ku ngingo zitandukanye ariko ziri mu murongo kugira ngo tugire byinshi bikemuka kandi neza ko abadukurikiye mwandike comment hasi mutubwire ibyo mwumva ikibazo ushobora kuvugiza muri iki kiganiro icyo twazaganiraho ANICET na Ndamukunda Patrick turimo turagaza tubona kenshi ku Mukanguzi ndetse no kumubwiriza TV urumva twaganiraho ukuyemo iki ese ubyakira gute reka nkubaze iyo umuntu akishijwe akakira Kristo akavuka ubwa kabiri akabyakira unyine kubirimo kwitubwira akagira amahirwe nize nyunga kuramo icyo ni icyambere yakomboze n'ijambo kugira ngo agire successful cyangwa kugira ho gasongero kumwuzuro wo kuvuga ati ngeze kumwuzuro w'agakiza n'ibyishimo yabibwirwa n'iki ninde wambwira ko agezeyo biterwa na titira afite biterwa n'umwanya ariho abibwirwa n'iki buretse gato mbere yo kugera ku mwuzuro umuntu wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza ntabwo ategereza za nyigisho z'igice zo mu madini yego ahubwo aba yuzuye ese igice zitubwira n'imihango twigisha kubahiriza imihango y'aho umuntu aba nta n'ubwira isomo ndizi ngo ni abanyagice sinzi naho byavuye ntabwo nzi aho byavuye inyigisho z'umubatizo oya sinzi impamvu babita abanyagice bagonze kuzita inyigisho zo kwizera cyangwa se z'abizera bashya ariko iby'igice byo sinzi byari byo ntabwo wazize inyigisho z'igice ariko uzi igitangaza nabatijwe ntazizi asimbutse inzego ntacyo abantu bose ntibatega bisi hari n'abatega indege hakaba n'abagenza amaguru mbo aka kantu ndagasobanura gute kugira ngo munyumve warubajije akantu ka mbere nshaka kuvuga kumvwa n'ubundi n'umuntu byakorewe yego ako nagaki waruvuze ngo umuntu wakiriye Kristo Yesu umwami n'umukiza ni iki kintu yunguka iyi nyungu niyo twayisobanura nta wayumva ataramwakira yego ni bimwe twavuze ko nta uryoherwa atararya uberwa atarambara nta n'uberwa atarambara uburyohe bw'agakiza bumenywa n'umuntu ufite ako gakiza first of all buduha ibyiringiro bya nyuma ya nonaha ubu nubwo abantu batubona tugenda ntabwo tubinaha biratwimura Imana ishimwe bikatwicaza mu rurembo rw'abakiranutsi uburyo butuma dutura imbere y'ibiganza by'amahoro ibiganza by'imirimo ibiganza by'ubutabazi bigatuma twizera ubutabazi mu isi y'ingorane kuko ubuzima buri muri twebwe butuye mu butabazi buri mu cyumba cy'imirimo n'imigambi y'Imana kuko niki gituma dukumbura ijuru nuko ubugingo bwo muri twe butuyeyo buhadukumbuza kuko buriyo none uko gukumbura ijuru bituma tuzinuka isi bugatuma tutagira umutima w'ibyisi ibyino mu isi ndabihenyoya nsigaye nifuza ibyo mu ijoro budutera gukunda iwacu ndi kubivuga nkanjye ubu buzima Patiri hari ibintu bibiri biryoha mu isi kuruta ibindi cyambere reka mvuge bitatu kimwe ndaza kukireka nzakibwira umuntu ari amaso ku maso nta n'uwo nakibwira kuri telefone ikintu cya mbere kiryoha mu isi kuruta ikindi ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza Imana ishimwe nicyo kintu cya mbere kiryoha ikindi cya kabiri ni ukuba umukristo wuzuye umwuka wera Imana ikagutungisha umutima ukize ntabwo nzi iki kintu niba cyumvikana ukagira umutima ukize ubutunzi bw'ubukristo amen ntibugereranwe n'ubutunzi bundi ushaka ukabaho utagereranya Kristo n'ibifatika n'ibintu ukabaho utagereranya Kristo n'ibintu bene uyu muntu akizwa yambaye inkweto n'ibirenge iyo inkweto zishaje abakijijwe akizwa atuye muri etaje yasenyuka no muri shamburete akaba akijijwe akizwa yambaye yabura n'umwambaro akaba akijijwe akizwa yiga atakwiga akaba akijijwe akizwa afite akazi kanabura akaba akijijwe kuko agakiza ko muri we ntikari comparable ntabwo agakompara n'ubuzima bundi iyi mibereho iraryoha yo kwakira Kristo mwami n'umukiza kabiri ukagira umutima unyuzwe utamwitiranya n'ibindi yo
iyo bivuga n'icyo bivugiramo sinekereza ko bamwe muri twe bamwe mu badukurikiye bashobora kubishikira kuko uravuga nk'umuntu uriyo ariko utariyo hari igihe bimugora kubyakira ariko wowe uratekereza ubuzima umuntu abamo akodesha atarize nta diporome nta seritifika nta perimi nta akodesha agafashwa kuzura umwuka wera ubwo buzima urabwumva wowe uratinyuka baravuga ngo ni ukwihesha amahoro bitekeza muri iyo shusho ayo mahoro si uyihesha uyakuyehe kuki abatunzi batayihesha ngo bagubwe neza mu byo bafite ayo mahoro utihesha ufite amafaranga umukene ayihesha ate utihesha uri mu bihugu bikomeye uzenguruka isi ayo mahoro utihesha ugendera muri private jet utihesha uri muri business class uwo mukene ayihesha ate ariko ntutangazwa n'amahoro agera ku mukozi wawe wo mu rugo kuko azi ibanga ry'umwuka wera akarota iby'ijuru wowe utarayusinziriye kandi uri bose tekereza amahoro agera ku muzamu umuzamu agashimira Imana ko agira akazi wowe nyiri ukumukoresha utaragira ishimwe na rimwe ariko utinyuka amahoro enima seda edrai kenima ndiyahori amahoro Yesu yaravuze ngo ntabwo ari nk'ayabisi batanga na amahoro kandi wandikiye abafilipi yaravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose mwebwe n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu n'umwuka w'Imana birarindwa Mwe mu mpano Yesu yadusigiye ikomeye agiye yaravuze ngo mbasigiye amahoro ibi bintu biraryoha sinzi niba hari ibyo ntasubije niba hari ibyo nasubije oya ntacyo bitwaye Imana ikuhumugisha ndagushima ko kukiyo gikurikiye reka ngusabe ngo kore subscribe kandi aho ngaho hasi utarayikora ibiganiro nk'ibi nicyo tubereho nk'ijwi ry'umukanguzi no kubakangura kugira ngo mumenye iby'agakiza cyangwa muhumuka amaso dukure inyegamo ku maso yanyu mubashe kubona ibyo twiringizwa na Kristo yaduhereyemo imadeye muri Kristo kugira ngo bigire imbaraga tugana poze kingi gisubize cyo successful cyangwa umwuzuro n'agasongero ko kumenya ubu buzima bw'Imana niki cyambwira ko mari umuntu yabyitiranya na titira afite mwiyobokamana kubandi docteur muri theology kubandi apostle kubandi ego data batwese uri mwijuru ahubwo ndi gasongero ibyo ntibinaturanye uretse no kuba ku gasongero ntibinaturanye n'iyo nzu agasongero kariho kuba docteur muri theology reka tuvuge urwego rwa nyuma rubaho n'uruzaza ntabwo bituranye kuko iyo umuntu yiga Bibiliya ayiga kugira ngo atsinde inyuguti abone amanota atware diporome ntabwo icyo ari igisobanuro cyo kwakira Kristo yego twababwiye ngo umuhanga usoma Bibiliya ntabwo ari ubroka inyuguti mu mutwe nuhindurwa n'amagambo asanze mu nyandiko amen rero niba uri docteur wahinduwe n'aya magambo wasanze mu nyandiko na amatabya y'amavuta amatabya y'amavuta niba ari ikintu kiryoha ni ukugira umwuka wera uri n'intiti uri intellectuel yego niba ari ikintu kiryoha ni ukugira amafaranga n'agakiza biraryoha ariko niba ari ikintu kibi kibaho ni ukugira amafaranga udakijijwe akugurira ibyaha akugurira inkota izakwica akumanikira urumambo akakugurira ipingu aya mafaranga akugurira nyine gihenomu yawe urayisiza ukayibetona kuba dogiteri udakijijwe ni igisobanuro cy'uko ubu bwenge bwatumye tukwita dogiteri ni igisobanuro cy'uko ari inkota ufite mu myemerere yego ni inkota igusogota ni inkota ikwica ariko noneho hari n'uburyo inkota ikora igatabara ubundi intwaro ntiyica gusa iranatabara niki gituma tuvuga se ngo umuntu ufite intwaro ngo ari mu butumwa bw'amahoro kandi afite intwaro yego nuko ubwo bwenge bwabera imbogamizi umwanzi yego ubwo bwenge bwabera amaboko abanyantege nkeya waba igikoresho cyiza mu bwami bw'Imana yego ariko ntabwo ari ukugera ku gasongero ko kwizera mu gihe utizera maze uretse no kuba dogiteri njye nemera titre ikomeye muri evangelization ikomeye ya mbere ni umukristo why titre ya mbere nubwo atari juste bashobora kutazishyira mu maserire cyangwa mu masection cyangwa mu nyito ariko ubundi pasiteri ava mu bakristo
umudiyakoni ava mu bakirisitu, umuririmbyi ni mu mukirisitu, perezida wa korali ni umukirisitu, apotre ni umukirisitu. Wasimbutse urwo rwego ntacyo uri cyo, n'intebe wicayeho Imana ntikubara. Rero mbere y'ibyo byose banza uba uri umukristo, wicare ku bupasitori uri umukristo, ube apotre w'umukristo, ube bishop w'umukristo, ube padiri w'umukristo, ntacyo bitwaye, ariko uri umukristo. Kuba umukristo ntabwo ari uko wemeye gusa, ahubwo nuko wahindutse ubuturo bw'Imana muri wowe, nuko ufite igicumbi cya Kristo muri wowe, noneho ukaba uvuga n'ibyo ukora, udasomera Bibiliya kwigisha abantu gukora iby'agakiza, ahubwo nawe uba urwandiko rusomwa na bose. Amen. Reka ngushimire, ndashaka ko tuzakora ikindi kiganiro cya kabiri kuri ino ngingo twaganiragaho, ariko nyemerera ngushimire kuri iki ngiki. Ndashaka ko twanzura tuvuga ngo abadukurikiye, umuntu wadukurikiye akora iki? Hari umuntu wadukurikiye yari atarizera Yesu umwami n'umukiza, cyangwa se kwizera kwe byari bifite urufatiro kuri bimwe bigaragara, akaba yumva urufatiro rwo kwizera kwe ari Kristo, kuko niwe banza ryo kwizera, ni nawe ugusohoza rwose. First of all yahindura akizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Icya kabiri bisaba kubyatuza akanwa, ukabyizeza umutima. Iyo watuye urakizwa, iyo wizeye urakiranuka. Ibyo birahagije. Noneho ikindi cya kabiri, ubukristo burarwanirwa n'intambara. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuguma mu byo twizeye, mu byo twigishijwe, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ugumane ibyo wumvishe, icyo gitumye uryoherwa n'ubuzima. Uzi igisobanuro cy'uko Imana ibiri kuganira nawe, nuko iyo wumva umwigisha ugenda wumva hafunguka umunezero muri wowe. Icyo cyatumye umunezero wawe ufunguka, kigumane. Guma muri ibyo wigishijwe, noneho wige kurwanirira icyo wemera, ntugitakaze. Niwiga kurwanirira icyo wemera, uba uri mu ntambara yo gukira icyitwa inaringe, fresh kamere. Uba uri mu ntambara yo gutraininga kamere kwemera iby'umwuka. Umwuka hitaza yo kugufasha gushyira mu bikorwa bimwe umwuka ashaka. Hanyuma undi muntu utemeraga Yesu umwami n'umukiza, birasaba kwatuza akanwa kawe ngo nemeye ko Kristo Yesu ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uwari waraguye ubwira Imana ngo ni njye waguye, ni njye uri hano, ni njye uryamye aha. Wibwira Imana nyine kumwe uri, kuruta kumwe abantu bakubona, kuko hari igihe waguye batakureba, ariko uzi ko waguye. Byuka ubwira Imana uwo uriwe, nurangiza uyibwire ngo ubuzima bwawe nibwo nkeneye, naho ubwanjye bwamaze gupfa, bwarashaje. Uwo ni umuzuko mushya tubonera muri Kristo Yesu. Numva ariyo conclusion nafata. Ni byiza kumva kandi ukumvira, kandi abantu benshi bakunda kutemera ngo biri bigisha bagashaka kwigisha Bibiliya. Wewe muri cyo biri kwigisha kutagushaka kwigisha Bibiliya, rero tuzabigarukaho ko Bibiliya icyo yigisha ni kimwe ni Kristo, kandi nta kindi ivuga. Kandi ari cyo dukunda kuvuga cyane, tukavuga ngo ntabwo Bibiliya isomwa ahubwo irigwa. Kuyisoma gasi bihagije, ugomba kuyiga kandi ntabwo isoma gusa, urayiga kandi ukaba icyo yanditse, kugenda ku buzima bwacyo. Ndagira ngo ufate umwanya usengera abantu kuyobowe, nitujya turaza kuba tugana ku musozo. Reka dusenge, ariko tutarasenga abantu bari kumwe natwe ku ijwi ry'umukanguzi turabashimiye, ndetse na Patrick ndamukunda turamushimiye. Dushimiye abantu bakomeje kubana natwe mu buryo bwo kudufata amaboko. Tubaza iminsi tuvuga ngo ntidukeneye abantu badusabira umugisha, dukeneye abatubera umugisha nk'uko natwe turi umugisha w'abandi. Nibwo buryo bwo kwaguka mu bwami no kwagura ivugabutumwa. Niyo mpamvu turi mu buryo bwo gukora navuga impinduka cyangwa impinduramikorere ku ijwi ry'umukanguzi. Turi gushaka ibikoresho runaka, inkunga yanyu irakenewe, kandi inkunga yanyu ntigura ibikoresho gusa nk'uko wabivuze n'uko wabyeruye. Ubundi twebwe dukorana ibikorwa by'urukundo, tubikorana n'abantu tuba twashyize kuri groupe ya WhatsApp, twasoza ya minsi tukayikuraho. Nta groupe tugira abantu babyumve neza, nibo dukorana bya bikorwa by'urukundo. Ntabwo tuba dushaka ngo niba twafashije umuntu tubizane kuri kamera, oya, twebwe ntitubikunda gutyo. Ntabwo tuba dushaka ngo niba twasuye umuntu tubizane hano. Rero inkunga yanyu ikora byinshi, niyo mpamvu tubasabye inkunga yanyu. Hanyuma inyura kuri nimero yacu, ni nimero ye ni 0782 722 inanditse yo ngiyo mubona aho ngaho. Iyo nimero yanditseho, hari n'abantu bayidusaba ibiri ku kiganiro rwose, ibiri kuri titre. Jya usoma titre uyirangiza uhita ubona nimero ya telefone. Niyanjye nta muntu unyitabira telefone,
nta n'umuntu nsubiriza kuri WhatsApp ni njyewe rwose hanyuma Imana ibaha umugisha nabasaba ko dusenga ntabwo hasenga umuntu ufite umwanya wo gusenga hasenga umuntu ufite Imana asenga nta nubwo hasenga umuntu ufite icyo kuvuga hasenga umuntu ufite uwabwira ntawe utagira icyo kuvuga ariko urumva Kristo ari uwawe ngo dusenge ufite Imana muri we ngo dusenge tanga igihe n'umwanya uzana ubwenge n'imitekerereze dufatikanye kuramya Imana Mana data wa twese uri Imana y'agakiza kacu ku munsi w'urupfu nibwo watuzuye igihe Kristo yapfaga nibwo twabayeho igihe yazukaga uduha intebe yo mu bwami bwo mu ijuru utugira abantu b'ibitangaza ndetse ibirangirire uburyo butuma dufite ibyiringiro bidadukoza isoni bidahinduka tudafite gushidika nta dute namba dufite ibyiringiro ko turi abana b'Imana dufite ibyiringiro ko mu ijuru ari iwacu dufite ibyiringiro ko Imana izaza igatwara itorero dufite ibyiringiro ko tuzazamuranwa na Kristo tukima ingoma kuko yaduhaye umurage w'ubugingo izadutuza mu gihugu cy'abakiranutsi Imana ishimwe dusengeye umuntu kwakiriye nk'umwami n'umukiza ari ubwa mbere dusengeye umuntu wari waraguye dusengeye umuntu wari warayoboje kwizera ko bikajya kubigaragara dusengeye n'umuntu watakaje ibyiringiro kuko ibifatika byabuze Imana nirambura amaboko iziba icyuho ku muntu uduteze amatwi kandi uha umugisha umuntu wemeye kutubera umugisha mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen wakoze kubana mu iki kiganiro ushobora kongera ukacyumva ukagenda wunguka ni byiza kwiga kuko iyo wize umuntu wize neza aba umwarimu mwiza umuntu ushobora kwiga neza no hinduka umwarimu mwiza mukore subscribe mukore na sabone mukore share mubisharinga abandi kandi mukomeze kubana ku Ijwi ry'Umukanguzi ariko kandi mubwiriza mujyeyo naho tuba duhari uku turi nyine ndamukunda ndetse na ANICET n'abandi batumirwa batandukanye ko bigisha ubutumwa bwiza ndabashimira mu gihe byiza nitwa Ndamukunda Patrick bye bye shalom Ijwi ry'Umukanguzi.